Ubwenge cyangwa ubuhanga bushobora gusobanurwa nk'ubushobozi bw'ubwonko bufasha umuntu mu mitekerereze no gushyira mu gaciro, kumenya imibanire y'abantu ndetse no kwiga mu buryo bwihuse. Bishobora ndetse no gusobanurwa nk'ubushobozi karemano bwo gutekereza ndetse no gutanga ibisubizo ku bibazo runaka ku kigero kiri hejuru y'ibyari byitezwe. Igice cy'ubwonko kirebana n'iby'ubwenge cyitwa grey matter mu ndimi z'amahanga, ndetse ubwenge bwa muntu akenshi buturuka ku ngirabuzimafatizo cyangwa genes mu ndimi z'amahanga. Izi ngirabuzimafatizo tukaba tuzikura ku bo dukomokaho. Ingirabuzimafatizo dukura ku bo dukomokaho ni ikintu gikomeye cyane mu mibereho yacu kuko arizo zigena byinshi mu buzima bwacu. Izi ngirabuzimafatizo kandi ni nazo zigena urugero rw'ubwenge bwacu ndetse n'ubushobozi bwacu bwo kwakira ndetse no gusesengura amakuru. Muri rusange birazwi ko ubwenge abantu bakura ku bo bakomokaho, ariko nanone umuntu ashobora kugira ubwenge bitewe na environment cyangwa akabukura ahantu ndetse no ku bantu agenda ahura nabo. Ubwenge cyangwa ubumenyi bubamo ibice bitandukanye, bikaba bisobanura impamvu abantu bamwe babasha gukora ibintu runaka bakabikora ku kigero cyiza cyane, ariko ugasanga hari ibindi bintu bibananira cyangwa bikabagora kubikora. Amoko y'ubwenge cyangwa ubumenyi agabanyijemo ibice bikurikira. Ubwoko bwa mbere bw'ubumenyi akaba ari ubumenyi bw'indimi cyangwa se linguistic intelligence mu ndimi z'amahanga. Akaba ari ubumenyi bugendanye no kumenya indimi zitandukanye ndetse no kuzandika neza. Ubwoko bwa kabiri bw'ubumenyi akaba ari ibijyanye no gushyira mu gaciro cyangwa logique ndetse n'imibare. Ibi bikaba bisaba ubushobozi bwo gukoresha ibitekerezo ndetse n'imibare ugakemura amahurizo ndetse n'ibibazo. Ubwoko bwa gatatu bw'ubumenyi ni ubumenyi bwo kumenya ibinyampande ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye mu isanzure. Ubwoko bwa kane bw'ubumenyi akaba ari ubumenyi bujyanye n'umuziki. Ubwoko bwa gatanu bw'ubumenyi akaba ari ubumenyi bujyanye no kugirana imibanire myiza na bagenzi bacu, ndetse bukaba bwitwa interpersonal intelligence mu ndimi z'amahanga. Ubwoko bwa gatandatu bw'ubumenyi akaba ari ubumenyi bwo gukoresha ibice by'imibiri yacu mu gukora imyitozo ngororamubiri ndetse no gukora siporo zitandukanye nko kubyina, gukina ndetse n'ibindi. Ubwoko bwa karindwi bw'ubumenyi akaba ari ubumenyi bwitwa interpersonal skills. Ubu bukaba ari ubumenyi bwo kwimenya ndetse no kwisobanukirwa wowe ubwawe. Ubwoko bwa munani bw'ubumenyi akaba ari ubumenyi bwo kumenya ndetse no kuba watandukanya inyamaswa, ibimera ndetse n'ibindi binyabuzima. Umuntu ashobora kwibaza ku buryo bakoresha bapima ubwenge bwa muntu ndetse n'igikoresho gikoreshwa mu kubupima. Umudage w'umuhanga mu mitekerereze ya muntu witwaga Wilhelm Stein yaremye ijambo ryitwa intelligent quotient cyangwa IQ mu mpine. Akaba ari ikigereranyo cyaturutse ku kigereranyo cy'imyaka y'ubwonko y'umuntu ndetse n'imyaka umuntu aba amaze ku isi. Gusa nubwo uburyo butagikoreshwa, ariko ijambo IQ riracyakoreshwa kugeza n'uyu munsi mu kugaragaza igipimo cy'ubwenge bwa muntu bugendeye ku byo baba bakoze mu kubusuzuma. Muri iki gihe hari uburyo bwinshi bwo gupima ubwenge, aho bamwe bakoresha amagambo cyangwa imibare ndetse n'ubumenyi butandukanye ku mico y'abantu batandukanye ku isi. Kuri ubu uburyo ni bwinshi bakoresha mu gupima ubwenge cyangwa IQ y'umuntu. Ubwavuzwe haruguru ni bumwe mu bukoreshwa, gusa nubwo ubu buryo bwose bukoreshwa, biragoye kumenya ikigero cy'ubwenge bwa muntu ndetse kwibeshya kujya kubura mu kubupima hatitaye mu buryo bwose bwaba bwakoreshejwe. Ubwenge cyangwa ubumenyi byigaragaza mu nzira nyinshi zitandukanye, ndetse hari ibindi bintu n'imyitwarire igaragaza ikigero cy'ubwenge bwa muntu itandukanye n'ibyavuzwe haruguru. Ibi bimenyetso ndetse n'imyitwarire bikaba bihurirwaho n'abantu benshi bafatwa nk'abanyabwenge cyangwa se abahanga. Ikimenyetso cya mbere ni ukugira ibitekerezo bishya bizwi nka creativity mu ndimi z'amahanga. Iki ni ikimenyetso gihamye cy'ubwenge kuko bisaba gutekereza byigiye imbere, ndetse bigasaba no gukusanya ibitekerezo byinshi mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitewe n'icyo umuntu ashaka guhanga. Ikimenyetso cya kabiri cy'ubuhanga ni ukugira akajagari n'akavuyo. Ibi bikaba ari bimwe mu bimenyetso bigaragaza ubwenge, kuko akenshi abantu bagira akavuyo bakunze guhanga udushya ndetse bakagira n'ibitekerezo bishya ku ngingo runaka. Ikimenyetso cya gatatu ni ukugira amatsiko menshi.
Kugira amatsiko menshi ni kimwe mu bintu by'ingenzi biranga abanyabwenge, kuko umuntu ugira amatsiko menshi abasha kwiga no gushaka ubumenyi ku bintu byinshi kandi bishya, bigatuma ubwonko bwe bukomeza gutera imbere ndetse no gukora mu buryo bwigiye imbere. Ikindi kintu kiranga abanyabwenge ni ukugira isoni. Abanyabwenge benshi bakunze kuba ari abantu badakunze kuvuga menshi cyangwa se aba introvert mu ndimi z'amahanga. Bakagira isoni ndetse bakirinda kujya mu bikundi by'abantu benshi. Akenshi usanga bishimira kuba ari bonyine, akaba ari byo bibanezeza. Ikindi kiranga abantu b'abahanga ni ukumenya kwifata ndetse no kwirinda gusamara. Akenshi usanga bakora ibintu batekerejeho ndetse bakamenya kugira amahame bagenderaho. Ikimenyetso cya gatandatu cy'abantu b'abahanga ni ugukunda kuba bonyine. Niba ukunze kuba uri wenyine ndetse ukumva udakeneye kuba mu bikundi by'abantu benshi, ni ikimenyetso cy'uko uri umunyabwenge. Gufata umwanya wo kuba uri wenyine bituma umuntu abona umwanya wo kwita ku bintu ndetse no gutekereza neza kandi byimbitse. Ikindi kintu kiranga abantu b'abahanga ni uko ari abantu baba basekeje cyangwa se bakaba bakunda gusetsa. Abantu bakunda gusetsa ni abantu akenshi usanga ari abanyabwenge, nubwo abantu benshi ntabyo bazi. Abantu bakunda gusetsa bagira icyegeranyo cy'ubwenge cyangwa IQ kiri hejuru kurenza abandi, ndetse bashobora guhanga udushya mu mitekerereze yabo. Ikindi kimenyetso gishobora kukubwira ko uri umunyabwenge ni ukumva ko hari ibintu byinshi utazi, mbese ukumva utihagije. Abantu b'abanyabwenge ntabwo bagira ubwoba bwo kuvuga ko hari icyo batazi ku bintu runaka. Iyo hari icyo batazi barabimenya ndetse bagashaka n'uko bakimenya. Ikindi kintu kiranga abantu b'abanyabwenge ni uko ari abantu bakunze guhangayika ndetse bagahangayikishwa n'utuntu nubwo twaba ari duto. Abahanga babisanisha n'uko abantu bahangayikishwa n'utuntu twose, bakunze gukora akazi kabo ndetse bakagakora neza. Ikindi kintu kiranga abantu b'abahanga ni uko ari abantu bakunze kuba bakoresha amaboko yabo yombi neza cyangwa bakaba bakoresha ukuboko kw'imoso. Abantu bakoresha imoso baba abahanga cyane kuko ubwonko bwabo bukora neza bukabasha gufata mu mutwe no kwibuka cyane. Ikindi kandi batekereza mu buryo bwinshi butandukanye bagamije gukemura ikibazo runaka. Umuntu ashobora kwibaza niba umuntu ashobora kongera ubwenge afite, n'ubu ubwenge twabonye ko buturuka ku bintu bitandukanye, ariko icya mbere kikaba ingirabuzima fatizo cyangwa genes dukura ku bo dukomokaho. Bimwe mu byo umuntu yagerageza gukora ngo yongere ubwenge bwe ni ugutekereza byimbitse, gushyira mu gaciro, kwigira ku byahise kuko bidusigira amasomo menshi, ndetse no gukora icyo ushaka kumenya ukagisubiramo inshuro nyinshi. Mwakoze kudukurikira, mukomeze gukora subscribe kugira ngo mujye mukomeza kubona ibiganiro byacu.